Muraho neza nshuti za Felicien Auto Spare Part Limited. Nkuko mumaze kumenyera ngiye tukomeza kubana kuri mikoro ni Munyakazi guturuka muri Felicien Auto Spare Part Limited, aho mumaze kumenyera ibiganiro byacu twise Felicien Motor Hubs, aho turebera hamwe tekinike muri rusange, ubuzima bw'ibinyabiziga muri rusange, ndetse tukanagomeza kuzamura ubumenyi bwacu muri rusange muri mekanike automobile cyangwa se muri technology aho iri kugenda yerekeza muri ibi. Rero ubu ngubu tukaba tugiye kwigana ku nyuguti ya B. Umunsi washije cyangwa se mu biganiro byatambutse nandi kumwe n'abanyeshuri turi kwiga ku nyuguti ya P, aho twarebaga uko umuntu ashobora gusuzuma ikibazo kijyanye na moteri cyangwa se amasensa bari kuri moteri, uko ushobora gusuzumira umuntu ukamubwira ko imodoka ye ifite ikibazo ukabasha kugikemura ku bijyanye na moteri. Uyu munsi rero tugiye kureba ku nyuguti ya B, icyo bita body control system. Nicyo tugiye kurebera hamwe n'abanyeshuri tuba turi kumwe cyangwa se tuba turi kwigira hamwe kugira ngo tugomeze kuzamura ubumenyi. Mugomeze mukurikirane Felicien Motor Hubs. Akomeje rero turebera hamwe ibibazo umuntu ashobora gucekinga ku modokari. Twahereye ku nyuguti ya P, aho inyuguti ya P ibiganisha ku bibazo bijyanye na moteri muri rusange, ariko kuri uyu munsi tukaba tugiye kureba ku nyuguti ya B. Turi kugenda na mwesera tugiye kureba ku nyuguti ya B, ariko mbere yuko twinjira ku nyuguti ya B cyangwa se icyo twita body control system, reka tubanze tubaze umwe mu bantu twari turi kumwe cyangwa se umwe mu bo twareberaga hamwe inyuguti ya P twasorejeho. Twabonye yuko ari gute umuntu ashobora kuba yacekinga ikibazo cyangwa se ashobora kuba yakora analyse y'ibibazo biri kuri moteri muri rusange. Ushobora kuba warebera ku bintu bigize muri moteri. Miss Sophie. Yego. Tubwire ikintu ubushize ibyo twize kode ya P. Kode ya P twize ko iyo muri mashini yawe bakweretse kode ya P, ikibazo aba ari kuri moteri, uragenda ukareba kuri komponenti za moteri na accessories zaho, ukareba ibyo twabonye catalytic converter nawe ushobora gusanga yateza ikibazo cya P. Tukareba kuri intake manifold nabyo byateza ikibazo cya P. Tukareba no kuri throttle valve nayo yateza ikibazo cya P, cyangwa no ku masensa twavugamo iyo sensa ya crankshaft cyangwa camshaft position sensor n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Urakoze cyane Miss Sophie. Ngira ngo twese murabyumva yuko, ndizera yuko twese twabashije kubyumva cyane yuko twanabyizeho. Twakomeje rero n'inyuguti yacu ya B twari tugezeho, aho ubu tugeze ku cyo bita body control system. Ubundi iyo ugiye muri mashini yawe cyangwa se wakoze icyo bita diagnostic nk'uko twabibonye, ugasanga harimo code ku murongo zitangizwa n'inyuguti ya B. Inyuguti ya B icyo ukora ni iki? Icyo gihe ntabwo ujya gushakira ikibazo kuri moteri cyangwa se ujya gushakira ikibazo kuri buwate kandi baguhaye inyuguti ya B, ahubwo ukurikiza coordinates bari kukwereka zitangizwa n'inyuguti ya B. Wenda bashobora kuguha B 2 airbag, cyangwa se bakaguha B 1 central lock cyangwa se door lock, ibijyanye no mu nzugi cyangwa se ibigize system nyine y'ibintu biri kuri body. Ubundi iyo tugiye kureba ibintu biri kuri body niho tuzasanga iki? Number 1 tuzabonamo inzugi, tubonemo kapo, tubonemo parishoke. Yageze hano iyo bumper imbere, parishoke muyizanye iyo parishoke, tubonemo parishoke. Aho uzasanga ushobora kwibaza se ubundi ni iyihe mpamvu dushobora kubona parishoke iri muri body control? Impamvu parishoke tuzayisanga muri body control muyihindukize nuko iyo umuntu akoze accident cyangwa se imodoka yakoze accident, niho haba harimo amasensa. Izi zose ni sensa ziba zirimo, muze mwese muzirebe. Izi zose ni sensa ziba zirimo hano imbere, aho zo zihita zifata zigatanga amakuru muri computer y'imodoka, bakakwereka yuko muri body harimo ikibazo ku ruhande rw'imbere. Bagashaka kuba bakurega ati front sensor imbere ntabwo imeze neza, ukaba waza ugashakamo sensor itameze neza ukaba wayihindura. Nk'ubu ngubu murabizi ku modoka zifite technology iri hejuru cyangwa se zo turi kugenda tubona, nta muntu ukigenda mu modokari ngo usange agiye kugonga imbere, ahubwo ubu bibona muri screen yawe yuko imbere hari ikintu ugiye kugonga, ukaba wabasha kuhagarara. Ibyo tubifashwamo n'aya masensa abagiye ari muri parishoke hano imbere cyangwa se muri bumper y'imodoka yawe hano imbere, aho dusangamo
amasensa akuwoninga yuko imbere wowe ugiye guhagarara, icyo twakwita wenda stop sensor light cyangwa se rear step sensor ashobora kuguha warning yuko ugiye guhagarara. Ari naho tuzasangamo amatara, icyo twita spotlight. Spotlight nayo tuzasanga mu bice bigize body cyangwa se car body, aho itara rishobora kuba ritari kwaka ku modoka ifite technology, kubera yuko murabona yuko hariho sensor bakorega ati front rear light harimo ikibazo, icyo gihe bakakwereka inyuguti ya B muri scanner y'imodoka yawe cyangwa se muri diagnostic machine, ukaba washyiraho machine barangiza bakakorega ngo harimo inyuguti ya B mu itara ry'imbere iburyo cyangwa ibumoso ntago riri kwaka. Icyo gihe bizagufasha kubera yuko wakoze diagnostic, ugenda uhita ucomora sensor ukoremo na rya tara ritari kwaka, ubashe kuba wakemura cya kibazo. Noneho ukuntu ushobora kubisuzuma neza ni gute? Icyo machine kweretse, twabonye yuko haba hariho andi magambo arengaho, bakakubwira wenda nimba ari inyuguti ya B rimwe rimwe kabiri, bagahita bakurikizaho ngo front rear light. Ubwo nimba ari front rear light, urabyumva yuko wenda n'itara riri ku mwanya w'imbere. Nta handi hantu uzajya gushakira, ntabwo uzajya gushakira ibumoso cyangwa iburyo, ahubwo uzakurikiza iburyo nyine nk'uko ariho bari kukwereka abari kujya gushakira. Ntabwo uzajya imbere cyangwa se ngo ujye ku rundi ruhande kandi mashini yawe iri kukurega ibyo bintu. Icyo uzakora, uzaza ufungura urebe ese ubundi kuki nimba itara mbona ari rizima, nka checkinga mpuro ngasanga ari nzima, kuki natabanza nkareba mu cyo bita amafizibure ko nayo ashobora kuba ari gutambutsa umuriro mukeya, kashobora kuba yateramo iyo sigino cyangwa se iyo DTC ishobora gutuma cya kibazo kizamo. Iyo usanze itara ari rizima, nta kindi kintu utekereza, utekereza ukavuga ati nyamara iri tara nubwo ari rizima kandi muri mashine bakaba bari kurindega, reka ndebe amasensa cyangwa se amafizibure ashobora kujyanayo umuriro. Ikikora, murabizi yuko imodokari ubundi muri rusange zigira akenshi inyinshi zigira amafizibure cyangwa se zigira ibitanda bibiri by'ingenzi. Hari kiba kiri imbere muri kapo y'imodoka n'ikindi kiba kiri indani mu modokari. Icyo uzakora ni iki? Uzahera imbere, ufate testeri yawe uyifate, ufungure cya gitanda cy'imbere, ubashe kugira ute gupima. Twabonye yuko kugira ngo umuntu abashe kuba yafatisha role ifite ikibazo, icyo ukora ni iki? Ufata imodoka yawe, twafunguye muri kapo twese turahazi, haba harimo batiri ku modoka nyinshi, hari ziba zifite batiri imbere. Ugafata testeri yawe ukabanza ukayitestinga kuri batiri ko ipima. Ubu ngira ngo murabona yuko hano iri kwaka, iri gukora. Noneho iyo umaze kubikora, uhita ufata aho testeri masse yayo ibarizwa, ukayitereka ku yindi masse ya batiri cyangwa se ku kizu cy'imodoka ahantu hagera masse. Ugatangira noneho ugapima za fizibure zawe buri kamwe ku kandi, ukareba yuko zose zitambutsa umuriro. Noneho hari ukuntu ushobora gupima nka fizibure ugasanga uruhande rumwe aka naga fizibure. Ubundi tudufizibure ni tumwe mu mafizibure akunda gushya akaba yatambutsa umuriro nabi, bakaba bagutezamo code ya DTC cyane cyane ku bintu bijyanye na car body, ku bintu bijyanye na body y'imodokari. Ni nayo mpamvu usanga abakiriya benshi badakunda gukora igenzura, ugasanga ngo nimba kuri P imeze neza, ngo kuri car body ngo nta kibazo, ngo imodokari iragenda. Ariko biriya bintu ni amakosa akomeye cyane, kubera yuko ni hahandi imodokari ishobora gukora nka accident, airbag ntizibashe gusohoka kubera yuko harimo ikibazo mu nyuguti ya B. Airbag ntizisohoke kandi ni agatara ka airbag bakonenze, ariko kubera ko hari amasensa atanga komande nabi agatuma za airbag zidasohoka ngo zigirute zikurinde. Ndabeshye kuro. Noneho rero mbere yuko ujya gusuzuma ibindi byose wamaze kubona yuko wenda rya tara ryawe ari rizima, warisuzumye hari imbere, icyo ukora ni icyo uravuga ati ubundi kuki natareba ya mafizibure ajyana imiriro yuko ari gukora nkuko bikwiye. Icyo uhita ukora, ufata testeri yawe nkuko twabibonye, ukajya gutestinga imbere, ugapima imwe kuri imwe. Iyo upimye iyi ngiyi ugasanga iri kwaka, wapima hirya ku kuguru ko handi ugasanga iri kwaka, uravuga ati ahantu harimo ikibazo, kuki hamwe hari kwaka ahandi ni hake. Ushobora kuba udakora wiring, ariko ubundi muri B, mu nyuguti ya B cyangwa se muri car body niho dusanga cyane wiring yibanda. Ariko ubundi umutekinisiye wa nyawe ntago ari ngombwa ngo abazi systeme ya wiring, ahubwo abagomba kuba afite nosiyo zishobora kuba zamufasha kubona ikibazo nubwo yaba adakora wiring. Turi kugendana, nubwo waba udakora wiring uba ugomba kuba uzi testeri uko bayipimisha, ugomba kuba uzi uko multimeter ipimishwa, ugomba kuba uzi ngo mu gihe nafite testeri nshobora kwikorera
mu gihe nafite testere ariko mfite multimeter nshobora gukora testere. Situbizi yuko twese multimeter ivamo testere isa n'ubundi turabizi. Icyo ukora urafata ukazana hano muri iyi continent, warangiza ugahuza ukabanza ugatestinga ukareba yuko ziri guhura nyine insinga. Ubu iki cyabaye testere. Iyo ubishatse uhita ufata ugakoza ahangaha kuri za fizibure zawe, twese turi kubibona ko biri gupima. Ubu insinga ziri guhura. Noneho habaye harimo ukuguru kudakora, ntago yasona, ntago yabasha kugira ute, ntago yabasha gusona. Habaye harimo ukuguru kudakora, ntago yabasha gusona. Iyo ni testere ya mbere. Aho ngaho noneho twakomeje twahavuye tubonye yuko iyo harimo fizibure ishobora kuba yarahiye cyangwa se ishobora kuba itambutsa umuriro nabi, ishobora guteramo nayo inyuguti ya B. Icyo gihe mbere yuko winjira mu bindi bintu urabanza ugatestinga za fizibure z'imbere ndetse n'izi inyuma, ukareba se nimba iyi ngiyi wenda itambutsa amase, iyi ikaba itambutsa positive, bigerayo nk'uko bikwiye. Wasanga bigerayo noneho ukavuga ngo nshobora gusanga wenda urusinga rwaracitse, wenda rutambutsa umuriro rwaracitse, fizibure ari nzima na rya tara rizima. Kuko ushobora gusanga itara ryo muri spotlight ari rizima, ukavuga ati noneho ngewe kugira ngo mpime ubuzima bwajyo reka ndikuremo ndipime nko kuri batiri, fata umuriro uri direct ngushyireho mbashe kureba nimba rikora 100%. Wasanga rikora, noneho icyo ukora uhita uvuga ati reka ndebe noneho urusinga rujyanamo umuriro direct. Ushobora gusanga rwaracikiye nk'ahantu bitewe nuko wenda imodokari yakoze imanuka, ariko ukabasha gukuramo ya kode yawe ya DTC cyangwa se ukabasha gukuramo ya kode yawe itangizwa n'inyuguti ya B. Ndabeshya Fabri? Siko bimeze, ukabasha gukoramo ya kode. Aho twakomeje ngira ngo murabyumva, aho ngaho wenda twari twibanze cyane cyane ku bintu bijyanye n'amatara. Ku modoka nyinshi zifite tekinoloji ubundi ku bintu bijyanye n'amatara dusanga zifiteho amasensa y'ingenzi aburira cyangwa se avuga yuko mu gitara rihiye barakubwira yuko harimo ikibazo, iryo tara rishyiremo risimbuze. Nta mpamvu yo kugendera ku modoka ikuwoninga amatara. Turi kugendana? So niho hahandi rero uzasanga nk'imodoka ifitemo inyuguti ya B DTC runaka, ugasanga uhinduye itara ya nyuguti urayikansorinze ihise ivamo. Si ibyo gusa, inyuguti ya B niho tuzasangamo icyo twita amaside mirror y'imodoka. Side mirror izi ngizi murazizi, cyangwa se miriwari z'imodoka cyangwa se retroviseur z'imodoka. Aha turacyari muri body, ariho tuzasangamo inzugi. Hano mu nzugi haba harimo ama central lock, haba harimo utumoteri, utumashini dutuma ibirahure bizamuka. Ari ushobora gusanga nk'imodoka iri kukurega ngo nk'akamoteri wenda ku ruhande rw'iburyo ni kari kuzamuka neza, nago kameze neza. Ariho tuzasangamo amaswi glass azamuri atuma imodokari ihanagura neza. Icyo gihe atari gukora neza ku modokari zifite tekinoloji cyangwa se ku modokari turi kwinjiramo muri ubu ngubu, bakuwoningamo inyuguti ya B, bakakubwira ko kuri body harimo ikibazo, bakakubwira ngo kemura icyo kibazo. Ariko usanga abantu benshi akenshi cyangwa se abatekinisiye muri rusange batibanda kuri ibyo bibazo, kandi ubundi imodoka iri successful 100% Mr. Raoul ibigomba kuba na DTC n'imwe izamo. Turi kugendana, ibigomba kuba na DTC n'imwe izamo. Noneho twakomeje ku nyuguti ya B dusangamo side mirror cyangwa se retroviseur z'imodoka, tugasangamo ama parishock y'imbere, tugasangamo inzugi z'imodoka, tugasangamo ama sunroof ariyo yaya ngaya. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo imodokari yanjye ngo yapfuye sunroof, niho dusangamo ama sunroof. Ushobora gusangamo nk'utumashini dukoresha sunroof twarapfuye. Icyo gihe rero icyo ukora ureba icyatumye ka kamashini gapfa. Hari igihe akamashini gashobora gukonja kakajyamo amazi cyangwa se nk'umuntu akayoza agashyiramo amazi ariko atari ku buryo bw'ubushake. Icyo gihe icyo ukora ugakuramo ukareba kaba gafite ikibazo ukagahindura, waba ubasha kubona kandi cyangwa se waba ubona wakarepara ukakarepara. Noneho muri body niho nanone dusangamo ibintu bijyanye na airbag sensor ziba ziri hano imbere. Ubundi airbag sensor nazo zibarizwa muri parishoke cyangwa se ku matama y'imodoka, zibarizwa muri parishoke cyangwa se ku matama y'imodoka. Icyo gihe iyo airbag sensor zifite ikibazo ni hahandi kumwe twabibonye kare, ni hahandi imodoka ikora accident. Yaba ku mugenzi nabashe kubona backup imurengera kugira ngo atangirika bikomeye, yaba umuntu utwaye imodokari nabashe kubona backup imurengera bikomeye. Ndabesheje niko bimeze, nanjye nuko nguko mba mbibona. Noneho rero kuri body nanone niho tuzasangamo ibintu bijyanye na urabona inyuma kuri boot hari boot ziba zifite ziba ziri automatic
zikoresha hahandi ukanda kuri button ikizamura. Icyo gihe nayo iyo yapfuye ibyo bintu bisanga muri body. Ubundi iyo tuvuze body cyangwa se mu magambo make body, twavuga yuko ari ibice by'inyuma n'ibindi birimo indani bifite amasensa bigize imodoka, aho tuzasangamo n'ubundi amatara, tugasangamo inzugi, tugasangamo retroviseur n'utumashini tuzikoresha, tugasangamo dashboard, tugasangamo ibirahure, tugasangamo amaparishock. Mbese body ibintu biri ko uri body y'imodoka. Ibyo bintu rero nabyo bigira amasensa. Ayo masensa iyo yapfuye ni hahandi uzasanga muri diagnostic yawe usangamo inyuguti ya B. Turi kugendana twese usangamo inyuguti ya B. Noneho icyitonderwa ku nyuguti ya B n'inyuguti ya P twizeho, icyitonderwa, ibintu byo muri body ntabwo bishobora gutuma imodokari itaka. Ibintu byo muri body ntabwo bishobora gutuma imodokari itagenda. Ibintu byo muri body kugira ngo bitume imodokari itagenda kereka habayemo kurusirikwi itezamo ikibazo ku yandi masinga bigatanga umuriro nabi ku makani basi agenda ku modokari. Turi kugendana muri body twagiye noneho bro. Muri body ibintu tumaze kubona muri body, reka duhere kuri uruhande. Muri body ibintu tumaze kubona muri body, tubwira ibintu bibiri tumaze kubona muri body. Murakoze. Ibintu tumaze kubona muri body tuvuge cyane ariko abari by'ingenzi tuba turi abajene. Yes, ibintu tumaze kubona muri body urabona kubera turi kuraba kuri body nyine harimo ibibazo twasanga wenda nko muri dashboard, yego, amaswigarasi, yego, kubera nyine ni ibintu ariko nyine ntago byabuze imodoka kugenda, ariko nyine nabyo tuba tugomba kubikemura. Yes. Mr. Fabrice, yes, tumaze kureba ku kintu kijyanye na body, yego, cyangwa se twize no ku yindi nyuguti ya P kugira ngo tubashe kumenya gukora icyo bita diagnostic machine. Nuko tugomba kubasha kumenya aho twahereye naho tugeze. Twarebye ku nyuguti ya P, ubu tugeze ku nyuguti ya B. Turi kugendana, tubonye muri body hari ibintu byinshi bigenda bibamo. Dushobora kubonamo za airbag, tukabonamo amatara, tukabonamo za central lock. Muri body ibintu wowe wamenyemo cyangwa se ibintu wumvishe birimo bitandukanye no ku nyuguti ya B ni ibiki? Bitandukanye no ku nyuguti ya B, ntacyo muri byose uko twabivuze bijyanye n'inyuguti ya B. Bijyanye n'inyuguti ya B ni bingahe? Tubwiremo ibintu bibiri wabashiye kumvamo cyangwa se wumvishe uri interest nabyo. Ikintu kimbaye interest nacyo ni airbag. Buriya n'amasensa. Okay, hereza Mr. Tumaze kubona ku nyuguti ya B. Ku nyuguti ya B niho dusanze ibintu bijyanye na ibintu bijyanye nyine no kuri body. Ari nko wavuga ngo ukugaragara ufite body nawe. Turi kugendana, niki ushobora gukorera nk'umukiriya wawe mu gihe usanze harimo inyuguti ya B? Wabanza ugatekereza iki? Eske wabanza wowe ubwawe wabanza ugatekereza iki cyangwa se wabanza ugacekinga iki? Nkuko byumvikana ku nyuguti ya B ni body control system. Yes, ni ukubanza kudetecting ikibazo, yego, nkuko ubibona kuri machine, ukabasha understanding code baguhaye, then ukabona wajya gukemura ikibazo ubonyemo. Uko zigiye zifite ni code P, B, code B, yego, ariko ikabigenda igira amakuru agiye atandukanye nyine iguha kuri iyo nyuguti ya B, kuko ni body ibifite ibice byinshi, hariho za sensor, hariho amatara, hariho ibiki, ibintu nk'ibyo nyine ukaba wabasha kugenda umenya icyo ugomba gukemura. Urakoze cyane Mr. Claude. Tumaze kubona ku nyuguti ya B, twize no ku nyuguti ya P. Kugira ngo tubashe kumenya diagnostic machine nuko duhera hejuru aho twatangire kugira ngo uzajye umenya uko usuzumira umuntu, ubashe kumubwira ngo go ahead genda bitewe n'ikibazo ndi kubona. Ku nyuguti ya B hari ibintu byinshi twabashe kubona. Ni ibihe bintu bibiri cyangwa se bitatu ushobora kutubwira wabayeho interest nabyo cyangwa se ushobora kugiraho inama umukiriya wawe mu kuba yakemura mu gihe ubisanze biri muri class y'inyuguti ya B? Murakoze. ibintu ngiye nabashije kubona ku nyuguti ya B cyangwa letter B nabaye interest nabyo. Ikintu cya mbere ni airbags. Airbag. Airbags. Icya kabiri
ni ku cyo bita side mirror side mirror zimira z'imodoka yego ukaza no ku cyo bita sunroof yego ukaza no ku cyo bita damper niba front bumper ukaza no ku cyo twita zino boro zihanagura ibirahure sui glass ntago bazita iboro bazita sui glass my sui glass murakoze ngende ndikumva ari ibyo. Okay, urakoze cyane. Sophie, twabonye ku nyuguti ya P, ubu turi ku nyuguti ya B. Twari turimo tureba ibintu bigize inyuguti ya B kugira ngo ubashe kuba interesse no kuba wamenya icyo bita diagnostic machine yose cyangwa se kuba wamenya uko basuzuma ikibazo cy'imodokari. Tubyifashijwemo na diagnostic machine kugira ngo tubashe gusoma icyo bita DTC code. Niki wumvishe gitandukanye cyane n'inyuguti ya P muri B? Tugeze muri B twabonyemo ibikoresho bigize inyuguti ya B, uratubwiramo bibiri ubundi utubwire n'itandukaniro byabyo uko wabyumvishe. Rakoze inyuguti ya B tumaze kwiga inyuguti ya B. Inyuguti ya B twabonye ko ari body control system. Yego. No, component twabonye ya mbere twabonye ko bumper front. Harimo bumper cyangwa se pare-choc. Bonnet. Yindi ni tailgate. Yego. Twabonye ni door. Yego. Na window. Yego. Na mirror side. Yindi ni ndumva ari ibyo ako B na P ahantu bitandukaniye. Kuri B twabonye ko iyo dufite muri tableau yacu inyuguti ya B cyangwa se muri diagnostic machine iyo dufite inyuguti ya B ntago imodoka yacu yabura kugenda, ariko iyo dufitemo kode ya P imodoka yacu ishobora kwanga kugenda bitewe na kode bakweretse cyangwa component bakweretse ifite ikibazo. Murakoze. Urakoze cyane Mr. Jack. So tumaze kurebera twarebeye hamwe ubushize ku nyuguti ya P, ubu turi ku nyuguti ya B. Niki cyabaye interest cyane kuri wowe mu bintu twabonye ku nyuguti ya B ushobora guherezaho umukiriya wawe ukamubwira ati nubwo ufitemo inyuguti ya B ariko imodoka ikaba yabasha kugenda ninabashe kukuzimiraho mu muhanda, ariko njyewe nk'umutekinisiye uri professional nyeneye ko iyi nyuguti yawe ya B nayo ivamo. Tuvuge nimba ari B runaka, I don't know, bitewe niyo wasanzemo, ariko ukavuga ngo njyewe nyeneye yuko ivamo, ubundi imodoka nzima igomba kuba idafitemo icyo bita DTC code. Okay, murakoze. Ni ukuvuga ngo ubundi ntibinakwiye kubaho ko umuntu agenda mu modoka iri kumwereka ko hari ikibazo, nubwo twavuga ngo ntigikomeye ariko kiba ari ikibazo tuvuga cyane. Yego. So ni ukuvuga ngo rero ni nk'uko nawe utagenda kandi uzi ko wumva ufite ahantu uri kuribwa, ufite ahantu uri kuribwa, so bisaba ngo ujye kwa muganga ufate imiti wongere umera neza. So rero uyu munsi kuri body control system nk'uko wavuze ko ari ibintu byose biri kuri body y'imodoka, ubundi uyu munsi navuga ngo ubwayo B iratangaje cyangwa se iteye n'amatsiko, kuko niba tuvuze ngo tuvuge body wenda tukarebamo imbere wenda tugasanga wenda nko kuri seat, ni ukuvuga ngo ku modoka zigezweho ubusanga ifiteho n'amasensazi ku ntebe. Yes. So ugasanga wowe icyo kibazo kirahari kuvuga ati ariko se ko mu ntebe yicara umuntu nta gihinduka, ikibazo ni iki? So ubwayo iyo ngiyo reka mvuge ngo nabwo ni nkaho buri kugenda n'ubundi bajya bakoresha ngo ni mu nzira satana gushakamo, kuko in case of accident waba wapfuye kubera yuko iriya sensor nagiza igomba kuba iri coordinated niyo watweretse iyi ngiyi ya airbag. Yego. So no kuvuga ngo computer niba itari kubona sinyari ya sense ivuga yuko wicaye ku ntebe, nago airbag zigera isohoka, ubwabyo bivuze yuko uri mu mazi abira.
so navuga ngo rero ibi bindi byose twize watweretse bumper front sunroof iyi side mirror n'izindi ni ntuza ni code idateje ikibazo mu buryo bugaragarira amaso ariko iteje ikibazo umuntu atagomba kujya yirengagiza igihe cyose ije mu murakoze. Urakoze cyane. Hereza Mr. Raoul, bamwita Mr. Raoul. Raoul, twabonye ku nyuguti ubushe twize ku nyuguti ya pa kugira ngo ibi bintu tubashe kumenya neza nuko duhera ruhande. Nimba turi ku nyuguti ya pa tukaba tugeze ku nyuguti ya B, nayo tukabasha kuyumva tukaba interest nayo kugira ngo umukiriya natuzanira imodokari tubashe kumubaza ngo imodokari yawe dusanze ifitemo kode mu cyo twita engine wenda n'urugero kuko twabonye ko engine niho dusanga inyuguti ya pa cyangwa se tumubwira ati imodokari yawe dusanze irimo ikibazo mu bintu bijyanye na body system. Ikintu ushobora gukorera umukiriya wawe mbere akuzaniye imodokari ugasanga afitemo inyuguti wenda za B, wamufasha iki? Cyangwa se muri cyagiye twakoze isuzuma rijyanye na diagnostic machine full check up y'imodoka mu gihe usanze harimo kode zo muri body system, umukiriya wawe wamugira izihe nama bitewe n'ikibazo usanzemo? Urakoze cyane Master, ubisoje neza. Bitewe n'ikibazo usanze mu modoka icyo kikwemerera ko wabwira umukiriya ati genda uzagaruka cyangwa ntabwo biri grave cyane waba ugenda. Ariko hari ikibazo nk'uko wabivuze, ikibazo cya suigarase cyo kirakomeye cyane kuko nta kuntu waba uri kugenda suigarase zidakora ngo ubashe kuhanagura ngo ubashe kureba imbere. Iyo ngiyo ngendo umukanishi nakubwira ati banza tuyikemure kuko muri ibi bihe ushaka gusanga ikirahure cyagize hagiyemo nk'ibivumbi, hagiye tugira igihe cy'ubukonje basaba kuba cleaning imbere. Mbega mundi iriya nyuguti ya B nubwo abambanjije hari aho bagiye bavuga ngo ntabwo iri grave cyane, ubundi dukoresheje ubwenge buri butekereje neza iri grave cyane kuko wenda iya pa imodoka ishobora guhagarara ntabwo ushobora kugira gisita ihita yihagarika. Ariko iyi nyuguti ya B bivuze ngo niba side mirror itari kukoninga ko ifite ikibazo watwara imodoka utareba inyuma gute cyangwa imbere. Ni ibintu byumvikana ko inyuguti ya B nayo tugomba kuyibandaho cyane. So bivuze ngo ngiye umukiriya wanjye aranzaniye nshyizeho diagnostic machine nsanze dufite ikibazo muri center lock z'urugi. Hari urw'umugenzi si n'urw'umugenzi cyangwa urwa shoferi. Center lock ni ikintu gikomeye ku modoka. Imodoka idakinze ni nko kurara mu nzu idafunze. Bivuze ngo isaha n'isaha uyitwaye kwa kundi yicuguza washiduka uri hanze. So bivuze ngo inyuguti ya B ngiye ku bumenyi nari nsanganywe hari akantu kiyongereho kumva ko nayo iri grave mu bintu tugomba kwitaho. Sinzi n'izindi nyuguti ziri inyuma uko nzazifata, ariko inyuguti ya B yo bivugira ahangaha nyine ko irimo ibintu byinshi nyine bishobora gutuma imodoka ishobora kukugiraho ikibazo kiri na grave birenze nuko bitekereza, kuko icyo kuri moteri yo ni byiza kwita yizimira, ariko mu gihe side mirror itari kwikunja cyangwa se ngo ibashe kuba yakuwoninga ngo nge sindi bwikunje mu gihe uri burashe kureba aho ushaka cyane, ikibazo gikomeye cyane Master. Ariko diagnostic ni idoreza umwanzuro. Ni inyuguti ya B, ni center lock, ni sunroof, ni urugi rw'inyuma rudafunze, ni kapo itari mirror sensing kuko sensa nazo ni nziza kuko mbega ikintu cyapfuye kuri sensa irawoninga irabikubwira kabisa. Urakoze cyane itawoninze inyuguti ya B tugomba kuyisubiraho, ubwo ndumva yo ngiye inkizemo amatsiko byataye. Hereza Mr. nawe tubwire uyu munsi twarebeye hamwe inyuguti ya pa, ubu twari turi ku nyuguti ya B. Ese inyuguti ya B wewe wayumvishe gute mu magambo makeya, cyangwa se n'ibiki wabashe kumvaho bitandukanye byabaye interest cyane kuri wowe? Inyuguti ya B nuko ushobora kujya gucekinga imodoka ifite ikibazo iri kumarika mu nyuguti ya B bashyizeho machine diagnostic, ushobora gusanga nka sunroof ifite ikibazo ku buryo ushobora kugenda sunroof wakina nko kuyifunga bitewe n'ukuntu wari umaze iminsi warayifunguye uvuga uti n'ubwindega turi mu zuba nta kibazo, imvura ikaba yagwa wakenera kuyifunga ugasanga biranze. Ahandi hantu nabonye nuko kuri ama airbag ushobora kujya nko muri front passenger front mu mwanya w'imbere aho abagenzi muri passenger, ugasanga imodoka igihe ikoze igonganye n'indi
ntago airbag ibashije kuza nk'uko bikeneye, ugasanga umugenzi ayisapfa cyangwa na shoferi ubwe akaba nyine yagira ikibazo bitewe n'uko iyo nyuguti ya B yimaritsemo, ugakomeza ukabyirengagiza, kandi bifite ikintu gikomeye mu modoka kugira ngo ukomeze gukora ibyawe bya buri munsi ukoresha imodoka. Murakoze. Okay, so murakoze cyane mwese, no kuvuga ngo ibintu byose twavuze twese hano turi mu nzira y'ukuri cyangwa se turi mu nzira y'ibyo twabashije kubona hano mu nyuguti ya B. Gusa icyo nababwira nuko twese turi kuzamura ubumenyi kandi twese turi abahanga cyane, kubera yuko tuba dukeneye kwiga buri munsi. Icyo nababwira ku modokari, buri kintu cyose kiba ku modokari kiba kiri main, kubera yuko imodokari hari ibindi tuzagenda tureba bita amakanibus, uko zigenda zihererekanya kuri communication runaka. Buri kintu cyose, buri nyuguti yose tuziga hano ku cyo bita diagnostic machine, uzayifate ko ari igice kimwe, nk'uko udashobora gucika akaboko uvuge ngo uruzuye. Uzayifate nk'aho ari igice kimwe, nk'uko udashobora kurwara malariya uvuge ngo nge ndi muzima ndi kugenda. Byose biri main, yaba inyuguti ya P iri main cyane, yaba inyuguti ya B iri main cyane, yaba n'inyuguti ya C tuzarebaho ubutaha, cyangwa se tuzarebaho tuzagomeza kugenda tureba kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyo bita diagnostic machine. Byose biri main, tugomba kubishyira mu mutwe wacu yuko buri kintu cyose kiri ku modokari twebwe tugomba kubwira abakiriya bacu cyangwa se abantu batugana nk'abatekinisiye turi professional, cyangwa se turi gushaka kuba abantu bari professional, ko ikintu cyose cyaje muri DTC machine cyose kiri main ku modokari yawe, kuko ugomba kubwira umukiriya wawe akamubwira ati reka tugikemure, cyane yuko twarabibonye yuko technology iri kugenda izamuka cyane, ku buryo imodokari zajya bifite nk'amasensa nk'icumi ku ruhande rumwe, ugasanga imodokari imeze nkaho iri kwitwara. Turazizi imodokari zitwara amatesira, turazizi imodokari uteka mu muhanda ikitwara, iriya nuko ibifite amasensa ya buri hamwe, ireba ngo ku ipine ahantu ndi kugenda hari umuvuduko umeze uku nguku, aho ngiye kugera hameze uku nguku, ikabasha kukuwoninga. Niyo mpamvu haba guhera kuri P no kuri inyuguti yose ya B, byose ni ibintu biri main tugomba gushyira mu mutwe wacu tukabyiga kandi tukanabikurikiza. Ariyo mpamvu tuzagomeza kugenda turebera hamwe, wenda ku byo tutabonye ku nyuguti ya B n'ibyo tutabonye ku nyuguti ya P, tukagenda turushaho gukuza ubumenyi. No kuvuga ngo twese ibyo twavuze nago biri kure y'ukuri, kubera yuko n'ubundi nibyo twagiye tubona mu masomo. Turi abahanga cyane kandi tugomeze gushyiramo imbaraga na crash kugira ngo tugomeze kuzamura ubumenyi bwacu. Ngira ngo murabyumva yuko nta kindi tuzakora, cyangwa se nta kindi kiganiro tugomba gukora, cyangwa se nta bundi bimenye tugomba gushaka uretse kugomeza tugakurikizaho inyuguti ya C. Turi kugendana twesera ni ukugomeza tugakurikizaho inyuguti ya C. Ubu gahunda ni ugugomeza inyuguti ya C. Tuvuye kuri P, ubu twari turi kuri B, ubu tugiye kwigira inyuguti yacu ya C, turushaho kugomeza kumenya icyo bita diagnostic machine, kugira ngo isi turi kugeramo cyangwa se iterambere riri kuza rizadusange turi update. Mwakoze cyane, muri abantu beza kandi ndabakunda cyane, nanjye ndabizi yuko munkunda cyane. Thank you so much.